yuko umuntu wese uzaza aho uri utazamwirukana na hano. Wakira imitima yacu ikubera ituro muri uyu mwanya, kandi kwifuza kwacu kose kuba imbere yawe. Twambi ku bwiza bwawe kugira ngo tuze gutaha tutumbase ikintu kidasanzwe tugikuye mu masezerano yawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Maranatha. Mwami Yesu naze. Reka dushime Imana muri uyu mwanya mwiza w'ingenzi. Tugize amahirwe yo kuba turi mu nzu y'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mwahoze mwakira abashyitsi mu mwanya batambutse, natwe muri uyu mwanya tuje turi abashyitsi ngo dukore gahunda y'inshingano twahawe. Turi kumwe n'abadiyakonikazi biteguye kwakira amaturo. Reka tubasabe aho bari bahaguruke maze tubakire. Nanone hirya turi kumwe n'abayobozi baratuyobora indirimbo zo guhimbaza Imana, bayobowe n'abakunzi Felicien. Reka nabo bahaguruke, nabo turi kumwe muri gahunda, bari kumwe natwe muri iri teraniro. Reka bahaguruke. Turi kumwe hano imbere ubanza ni kwa Masengesho Jean, nkaba umwe mu bayobozi kuri torero. Turi kumwe nanone na Sibomana Jean Pierre, nawe wazanye na korali, ni umuyobozi ku itorero rya Muhima. Reka ahaguruke. Turi kumwe nanone na Bayisenge Thierry, uri yubuze kuyobora gahunda yo gutura amaturo. Reka ahaguruke. Turi kumwe n'umubwiriza. Reka mbe muretse, ahubwo iri tsinda muri kubona ryamaze guhaguruka, muraduha ikaze mutwakira muvuga ngo iki? Imana ibahe umugisha. Amina. Murakoze. Reka hasigaye undi yitwa Musoni, yitwa Bangushaka Jean Marie Vianney. Uyu nguyu aradutora indirimbo zatanzwe. Ndamwakire mu izina rya Yesu. Imana imuhe umugisha. Murakoze cyane. Ni ibyishimo mfite umunezero mwinshi. Muri uwo munezero mfite rero, mbere y'uko umubwiriza ahaguruka ndetse na bamwe ngiye kubabwira nanone tugiye kwakira, kugira ngo tumwakire neza dusoza ibi byumweru bibiri, reka nsabe abantu babatijwe ku isabato ya mbere n'iya kabiri n'uyu munsi bahaguruke bose, nabo tubakire muri teraniro. Nibo bashyitsi bakuru. Abantu babatijwe uyu munsi n'ababatijwe ku isabato yashize ndetse n'iyatangiye. Hari abari ku ishuri mutari kubona, ariko iri tsinda ryo ryabatijwe uyu munsi, n'abari bari hejuru nabo babatijwe. Rero umurimo wageze ku musozo, turi hafi gusoza, ariko dufite ibyishimo by'uko twabonye umusaruro ushimishije. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Turabakira tuvuga ngo icyo abantu babatijwe, turabakire mu izina rya Yesu Umwami wacu. Imana ibahe umugisha. Amen. Mwicare rwose mutuje, muri mu muryango w'Imana. Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Tubahaye ikaze hano i Nyarubande muri aya materaniro meza yo kuramya Imana. Dufite umubwiriza tumaranye ibyumweru bibiri, Musoni Faravier, ari kumwe natwe muri iki giterane, kandi tumaze kumumenya twese. Rero yambwiye ko muri iri teraniro harimo umushyitsi wamuduhaye, wamutwoherereje. Reka musabe aze hano imbere, kuko Imana ariwe yajihaye iyo nshingano yo kubana nawe, atwereke uwo muntu yatuzanye muri iri teraniro. Murakoze. Ambwiye ko yarasohotse hanze, ariko uwo ni umudamu we, nawe yaje muri iri teraniro. Yari nifuje ko tubakira bari kumwe nawe ahagaze tumubona, ariko abaye asohotse. Mbese Musoni ndetse n'umudamu we uri buze kuza mu
umwanya tukamubereka, tumwakira tuvuga ngo ike tubaha ikaze. Turabakiriye mu izina rya Yesu umwami wacu. Imana ibahe umugisha. Amin. Uwo rwose uwo mudamu yarakoze, Imana imuhe umugisha. Reka dukurikirane gahunda uko zikurikiranye. Sabato nziza. Mureke twese duhagaze, iyi gahunda yacu tuyitangiza indirimbo ya 7, umuyobozi adufashe. Indirimbo ya 7 twese duhagaze. Ubwo Yesu azagaruka kujyana be bose bemeye kumuyoboka n'abatoni be, bazaga nk'inyenyeri zitatse ku ikamba rye. Bakize rwose ubwo azaza gukoranya abo yatoye bose, bera baboneye rwose b'abatoni be. Zitatse ku ikamba rye, bakize rwose. Yemwe bana, yemwe bana bakunda umukiza, abakunda nk'abatoni be. Zitatse ku ikamba rye, bakize rwose. Maranatha, Mwami Yesu naze. Ndabona mwese mwiteguye. Reka dufate intwaro zacu Bibiliya, dusomere hamwe isomo ryatanzwe n'umubwiriza. Tugiye gusoma mu Byahishuwe, igice ni icya 19 ku murongo waho wa 7. Byahishuwe igice cya 19 ku murongo waho wa 7. Haranditswe ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Reka dusubiremo. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Reka twebwe abari hano imbere dufite aho gupfukama, senga Imana dupfukamye, namwe muhera Imana icyubahiro aho muri tuyiramye. Mana yacu, muremyi w'ijuru n'isi, izina ryawe ryiza rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko waturemye mu ishusho yawe, tugushimiye yuko wadushyize ku isi kandi ukaba uritangira ukaba n'iherezo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe riravuze ngo twishime tunezerwe
kuko ubukwe bw'umwana w'intama bwiteguwe. Reka utuboneze kugira ngo imyambaro yacu uturinde kuyisiga ibizinga, kugira ngo tuzabashe gutaha ubwo bukwe. Twese turi imbere yawe, ariko by'umwihariko muri uyu mwanya wo kukuramya no kuguhimbaza, ngushyize mu biganza abo watoranije kugira ngo ubavugiremo, kugira ngo icyo ushaka kuri ubu bwoko buri imbere yawe kigerweho. Abo ni abaririmbyi bagushyize mu biganza kugira ngo ugobotere ururimi rwabo, kugira ngo ibihangano by'umwuka bahimbye uyu mwanya wongere kubabera umwanya wo kubitekerezaho, kugira ngo ubwo bagiye guhagarara imbere bakuririmbira, ubwo ugenderera abandi nabo ntubasige. Tugushyize imbere umuhungu wawe Musoni Faraviye, watoranije muri ibi byumweru bibiri bisoje. Nta gushidikanya waramukoresheje, no muri uyu mwanya twongeye kumukwereka, kugira ngo ibyo yateguye nk'umuntu bihezwe ndetse bibure, ahubwo gushaka kwawe gukorere mu kanwa ke, maze ibyo ushaka ku bwoko bwawe bimukizanye n'ubu bwoko buri imbere yawe. Tukweretse iri teraniro ry'ubwoko bwawe bicaye imbere yawe, ni wowe bahanze amaso. Ndakwinginze ngo ibyo ushaka byose ubinyuze mu bwoko bwawe bwiteguye kugukorera, kugira ngo imitima yaje gushaka, indwara twaje turwaye izo arizo zose, tuze kuva aha ngaha dukijijwe n'ubuntu bwawe. Abasaza n'abakecuru bari muri iri teraniro bafite intege nkeya, nabo turabasabiye kugira ngo bongerere imbaraga. Abagushaka mu buryo bwose, abafite ibibazo bitandukanye, ubabere igisubizo, kuko uri Imana ishobora byose. Bigusabye nizeye mu izina rya Yesu. Fasha ngo ndusheho kugukunda, icyo nicyo ngusaba bapfukamye, mbigusabye cyane. Fasha Mwami Yesu ngo ndusheho kugukunda. Amen. ntabwo urapfa kumenyekwa ubirikwa. Ya migisho ni paja 93. Gahunda yo kugarura icya 10 no gutanga amaturo kuwa 13 Nzeri 2025. Mukore icyo ababwiye cyose. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwiye cyose mu gikore. Biboneka muri Yohana igice cya 2 murongo wa 5. Hari inkuru ivugwa y'umugore wari uteze amatwi umupasiteri wigishaga ibyerekeranye no gutanga icya 10 no gutura amaturo. Uwo mugore yaje gukorwa ku mutima kuko yari amaze imyaka myinshi atagarura icya 10 n'amaturo. Nyamara ntabwo yashoboraga kwiyumvisha uburyo azabeshwaho n'amafaranga make azajya asigarana nyuma yo kugarura icya 10 no gutanga amaturo. Yibwiraga yuko afite urwitwazo rwo kudatanga. Ku munsi wakurikiyeho uwo mupasiteri yabwirije ikibwiriza gishingiye kuri Yohana igice cya 2 umurongo wa 5. Havuga ngo nyina abwira abahereza ati icyababwira cyose mu gikore. Uwo mugore ntabwo yasobanukiwe n'ikibwiriza mu buryo
buhagije, ariko iryo somo ryakomeje kuguma mu ntekerezo ze. Nubwo yageragezaga kwirengagiza, ayo magambo yakomezaga kwirangira mu matwi ye. Nyina abwira abahereza ati, icyo ababwira cyose mugikore. Amaze kubona ko ntaho ashobora guhungira ayo magambo, yarenze ubwoba bwe, maze aribaza ati, nkurikiza amabwiriza y'abarimu banjye, nkora ibyo umujyanama wanjye mu by'imirire ambwiye, nkurikiza ibyo umuganga wanjye antegetse. Niba nkora ibyo abantu bavuze, kuki ntashidikanya gukora ibyo Imana integeka gukora? Uwo mugore yarasenze asaba Imana kumubabarira kutizera kwe. Yatangiye kugarura icya cumi ndetse no gutanga amaturo akiranutse. Nyuma y'amezi make agarura icya cumi kandi atanga amaturo. Yaje kumenya ko imigisha yahawe iruta ibyo yahaye Imana. Yacishije iminsi amaze adakora icyo Imana yari yaramutegetse gukora, kuba igisonga gikiranuka, icyo duhamagarirwa. Ibihe waba urimo byose, kora ibyo Imana ikubwira cyose. Garura icya cumi kandi utange amaturo yawe yiswe isezerano, amaturo ashingiye ku ijanisha Imana mbere ya byose. Reka abatanze kimwe mu icumi iki cyumweru n'abagitanze uyu munsi bahaguruke maze dusenge. Dusenge. Data mwiza, data dukunda, Mana nziza, Mana ishobora byose, tugushimiye uburinzi wabanye natwe uhereye mu gitondo tukaba tugeze muri amasaha turyumeye ku mwuka w'abazima cyubahiro. Mana, hari abagaragu n'abaja bawe bazanye icya cumi n'amaturo, turakweretse ngo ubarinde, ubafashe, weze imitima yabo, n'abatagize icyo gutanga nabo ubeze imitima yabo kugira ngo bagire icyo batanga. Tweretse gahunda zose ziri bukorwe, ubane natwe mu izina rya Yesu. Tureme indirimbo ya 214.
reka dukomeze n'indirimbo ya 361. mbega ubuntu butangaje cyane umutindi nkanjye gukizwa ntabwo nabonaga none ndabona nakijijwe ibyaha byanjye n'ubuntu bwanyeretse aho nari mu byaha byinshi cyane kubw'ubuntu Yesu yarandokoye singifite ubwoba rwose navanwe mu kaga mpagaze mu buntu bwa Yesu kubw'ubuntu mw'ijuru kwa data heza imyaka igihumbi ndi mw'ijuru nzabanayo n'umwami Yesu mbega indirimbo nziza nzaririmba nzabanyeye cyane rwose 224. ndabona basubira reka turirimbe igitero kimwe no gusubiramo izuba nirirenga turangije imirimo ubwo tuzaba tunaniwe uhora utwara byose niwe uzadukiza duhurire kuri Siyoni tuzahurirayo koko tuzahurirayo tuzibanira na Yesu muri cya gihugu cyiza tuzahurirayo koko tuzahurirayo twibanire nejejwe n'iri turo ntoyo mwami Yesu igitambo kizima nicyo njye ubwanjye akiri turo ryanjye we mwana w'Imana kandi umanurire ku mucyo ubahera. aya maturo yeguriwe gukora umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. nanone korali twamaze kuyakira reka tubasabe baririmbe indirimbo ebyiri imbere y'uko umubwiriza
ahaguruka. urugendo tugenda duhura n'ibibazo, imitego ni myinshi umwanzi satani atugabaho. Nubwo dukora uyu murimo satani n'ababishaka anezezwa cyane no gusenya no guca intege abawukora, ariko ntabwo badufite kuko siwe twubakiyeho. Tubakiye ku rutare rukomeye rwisumba na bose, nuko satani ari umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi. Twiringiye imbaraga yawe kuko ari ishobora byose. Twambike imbaraga duhagarareho tugire ibikoresho byawe. Nuko satani ari umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi. Twiringiye imbaraga yawe kuko ari ishobora byose. Twambike imbaraga duhagarareho tugire ibikoresho byawe. Abana b'Imana dukwiye guhora turi maso, tukirinda cyane ngo tutagwa mu mitego y'umubi. Satani n'abakozi biwe bari gukorana imbaraga, banezezwa cyane no gusenya umurimo w'iyadutumye, ariko ntabwo badufite kuko sibo twubakiyeho. Twubakiye ku rutare rukomeye rwisumba na bose, nuko satani ari umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi. Twiringiye imbaraga yawe kuko ari ishobora byose. Twambike imbaraga duhagarareho tugire ibikoresho byawe. Nuko satani ari umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi. Twiringiye imbaraga yawe kuko ari ishobora byose. Twambike imbaraga duhagarareho tugire ibikoresho byawe.
nasomye amagambo maze antera gukomera igihe Daniyeli umugaragu w'Imana ababisha biwe bamugiriraga ishyari bamuburaho impamvu bamutegera gusenga ariko Daniyeli ntiyigeze acogora akomeza gusenga kandi abigira kenshi Imana yasenze iramutabara nubwo Satani ari umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi twiringiye imbaraga yawe kuko ari ishobora byose twambika imbaraga duhagarareho tugira ibikoresho byawe nubwo Satani ari umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi twiringiye imbaraga yawe kuko ari ishobora byose twambika imbaraga duhagarareho tugira ibikoresho byawe nubwo Satani ari umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi twiringiye imbaraga yawe kuko ari ishobora byose twambika imbaraga duhagarareho tugira ibikoresho byawe Haleluya. Reka nsabe kuri iyi sabato nziza twagize buri muntu arebe uwo wagize amahirwe bakicarana amwifurize isabato nziza. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Reka kandi nishimire abana b'Imana babyawe ubwa kabiri, nshimire n'abasigaye bakomeje kurwana n'intambara tukaba twagejeje nimugoroba intambara zabo zitaranesha neza. Mbifurize namwe gukomeza kunesha kugira ngo ku mubatizo ukurikira Imana izabahe amahirwe yo gusohoza ibyo mwayisezeraniye. Imana ibahe umugisha. Ntabwo nabura gushimira abantu twabanye kuri YouTube ya korali ijwi ry'ibyiringiro ndetse n'abagiye bajya kuri kwiringira. Namwe Imana ibahe umugisha twarabanye. Iminota yo turaza kubona indi ariko iyi ngiyi yo munyemerere tujye mbere tujye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo cunga ubukwe bwawe budapfa. Cunga iki? Ubukwe bwawe budapfa. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugize umugisha cyane wo kongera kuganira ku ijambo ryawe. Guturuka mu gitondo ijambo ryawe ryadutunze urutoki yuko turi abanyantege nke, ryadutunze urutoki yuko dukeneye kukwisunga, ariko ryanadutunze urutoki yuko ari wowe uduhanze amaso kandi utwitaho. Muri uyu mwanya rero tugiye gukomeza kuryiga. Mu gihe turimo kuryiga ubane natwe Mwuka wera aduhindure uko ushaka kandi ibyifuzo byawe aba ari byo uduhereza, kugira ngo ibyo ukunda aba ari byo dukunda n'ibyo wanga aba ari byo twanga, kandi buri muntu wese uri hano abashe gushyikira isezerano ugiye kuduhera muri iki cyigisho. Ubwo ubukwe bw'umwana w'intama buri hafi, imyiteguro ya buri wese ikaba igomba kuba ishyitse. Ndakwinginze ngo buri muntu wese muri iki cyigisho abashe gukurikirana urukundo ruri hagati yawe nawe, kugira ngo iyi sabato itubere isabato nziza yo kongerwamo urukundo rwo kugukunda no kugukorera. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Buriya ubukwe ni ikintu kidasanzwe,
ijambo ry'Imana ritwereka neza ko hari ubukwe burimo gutegurwa, ariko nanone rikatwereka ingero zitandukanye zerekana yuko isano dufitanye na Kristo imeze nk'isano iri hagati y'umukwe n'umugeni. Kubw'ibyo rero mu by'ukuri umuntu iyo ari umukwe undi ari umugeni, hari ibihe bibanziriza ubukwe. Ibyo bihe biba byuzuye kugeragezwa, biba byuzuye gukorana imbaraga, biba byuzuye kubaka icyizere. Abantu benshi, ingo nyinshi zisenyuka ziba zarabanje gusenyuka ku bihe bibanziriza ubukwe. None muri iki cyigisho icyo nifuza ko duhanga amaso, dufite imyiteguro imeze gute mu mutima wacu? Ijambo ry'Imana riratangaje. Yohana igice cya 3. Yohana igice cya 3, ijambo ry'Imana riratangaje. Yohana yamennye ibanga, asobanura ikintu kidasanzwe kuri ubu bukwe, kuri iyi myiteguro ishyitse twebwe dukeneye. Yohana 3 umurongo wa 27. Titre iravuga ngo Yohana yongera guhamya Yesu. Umurongo wa 27, Yohana arabasubiza ati, ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Namwe murambera abagabo yuko navuze nti sinjye Kristo, ahubwo natumwe kumubanziriza. Uwo umugeni asanga niwe ki? Niwe mukwe. Ku munsi w'ubukwe umugeni aza asanga umukwe. Uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezerewe, anezezwa n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Uwo nguwo akwiriye gukuzwa, naho njyewe nkwiriye kwicisha bugufi. Yohana yari umuranga. Mu magambo make, mu bintu byanejeje Yohana nk'umuranga, yanejejwe no kubona Yesu aje aho Yohana yabatirizaga, abona n'abantu nabo barahari, arangije afata urutoki rwe arutungira abantu, aravuga ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abagize gute? By'abari mu isi. Abonye rero abantu uburyo bagiriye amatsiko Yesu n'uburyo bumva bamushaka, ngo yari yicaye hariya nk'umuranga avuga ati, akazi kanjye kakozwe neza. Mu gitabo Uwifuzwa ibihe byose, icyigisho cya 18, paje 110, baranditse ngo Yohana yigaragaje nk'umuranga wakoraga umurimo nk'intumwa ihuza imiryango yombi y'abitegura gushyingiranwa. Mu gihe cya kera iyo abantu bateguraga ubukwe habaga hari famiye ebyiri, famiye y'umukwe na famiye y'umugeni. Habaga hari umuntu rero bashyizemo hagati ugomba gufasha abo bantu, umukwe n'umugeni, muri communication, kugira ngo nibanagirana n'akabazo abafashe, nibashaka guhana amakuru. Ni nawe wahuzaga imiryango yombi. Umuranga rero yagombaga kuba ari umuntu uri mu kigero cy'abo ngabo. Harya mbabazi, Yohana na Yesu barushanwaga amezi angahe? Simwe mbaza? Nta amezi make, nta n'umwaka urimo. Kuko impamvu ni imwe, uramutse ushatse umuranga ukuruta yagushakira akurikije uko ashaka. Ubu waba ufite imyaka 30 ugashaka umuranga w'imyaka 60, yagupfunyikira ikibiribiri. Rero iki kintu ni ikintu gikomeye. Igihe Yohana yakoraga umurimo, Yohana yakoraga nk'umuranga. Umuranga ashinzwe gutuma umugeni akunda umukwe. Kuko impamvu ni imwe, mu myiteguro y'ubukwe haboneka amagambo menshi. Uriya musore ugiye gusanga ni imbwa, ntacyo azagira gute, ntacyo azakugezaho, urahiye, ubwiza bwawe bupfuye ubusa, uwakubona ariko buri bundi urirukanka urongorwa, wabuze iki wanyu? Ayo magambo mu bukwe bwose aba ahari. Rero niyo mpamvu kugira ngo habeho ikintu cyo guhangana n'ayo mazimwe, tekiniki igomba gukoreshwa ni umuranga. Umuranga akakubwira ati aragukunda, nubwo ubona atarimo kukugeraho, nta kazi kenshi arimo aritegura, ariko aragukunda, ndetse n'ejo bundi urabizi ko mwavuganye ntacyo yakwima.
ababwiriza, abaririmbyi duhagaze mu mwanya wa Yohana Umubatiza. Twebwe turi abaranga. Mu gihe abantu baje mu materaniro nk'aya, Satani yabongoreye ko Imana itabakunda, imitima y'abacyuriye ko batazajya mu ijuru, batazataha ubukwe bw'umwana w'intama. Korari n'ababwiriza tugomba kuvuga yuko umukwe akunda umugeni. Turi abantu bakomeye rero. Ariko Yohana yabwiye abantu, arababwira ati mundebere, ntago nigeze nshaka kurya umugeni w'abandi. Ko hari umuntu ugira umuranga, yarangiza kera hari igihe abantu babaga batazi kwandika, ukaba ufite umuranga ukamubwira uti nyandikira ibaruwa, nurangiza umwandikiremo umubwire ngo aragukumbuye, asigaye aryama ntasinzire. Umuranga kuko ashaka kurya umugeni akandika ngo nta bwenge ugira ntukanampamagare. Ibaruwa akayitwara rwose wishimye. Ngaka akazi k'abahanuzi b'ibinyoma. Umukobwa yarangiza atari ko se uyu muntu uko ndushaho kumukunda akarushaho kunyandikira ibintu nk'ibi. Umuranga yarangiza atari ko nanjye ndahari, buriya nanjye mba nkanuye reka. Yohana yabwiye abantu, arababwira ati iyo umukwe abonetse, umuntu umugeni asanga ni umukwe, njyewe ndi umuranga. Ikintu kiba gisigaye ku munsi w'ubukwe, iyo wagize amahirwe ukaba warabigizemo uruhare, uba wicaye ahantu heza urya udasifuye. Mu bukwe burya iyo utazwi mu bukwe bakuzanira fanta, ukabwira uti ujya kubona ukabona umuntu akuzaniye tonique, ukambwira se ko nashaka kunywa ka orange ko nanashonje koko, ukambwira uti genda ujye kuyihindura. Yagenda agarura sitoro, reka da ujya kubona ukabona ahinduye ikaritsiye yatangagamo fanta yegereye hirya iriya, ukazamubwira uti biteze garuka, akagaruka amubwira uti ya fantazi nazo zashizemo. Ubukwe utazwimo, utagize icyo umaramo, utera urutoki uti hano ntibirahagera, bati buretse turaje, wajya kubona ukabona batangiye kubaka imiheha bavuga ngo birarangiye. Yohana yirinze kurya icyubahiro cya Yesu, arangije aravuga ati hoya ngomba gukinguruka. Yesu akabonana n'iki? N'umugeni we. Ndabinginze bayobozi b'itorero, mwitoze gukinguruka. Twebwe turabaranga. Iyo tugize amahirwe umukwe n'umugeni bagahura, umuranga asigara ari hariya avuga ati Imana ishimwe, umurimo nakoze ntiwapfuye ubusa. Mu bifuzwe byose haranditse ngo ubwo umukwe yari amaze kwakira umugeni we, umurimo w'umuranga wari urangiye. Yishimiye umunezero w'abari bamaze guhuzwa n'umurimo yari yarakoranye. Yohana yari yarahamagariwe kuyobora abantu kuri Yesu. Amen. Gerageza uyobora abantu kuri Yesu. Abantu b'inshuti zawe bayobore kuri Yesu. Umwanya wawe, iminsi mikuru yawe ibe iyobora abantu kuri Yesu. Anniversaire zawe zifashishe ziyobora abantu kuri Yesu. Kubera iki? Uri umuranga. Nshuti zanjye, nakomeje kwitegereza muri Bibiliya, mbona ikintu gikomeye. Barimo gusobanura ibigendanye n'ubukwe bw'umwana w'intama. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, icyigisho cya 15, haranditswe ngo mu bitekerezo bya Yesu umunezero w'umuhango w'ubukwe werekeza ku byishimo bya wa munsi ubwo azacyura umugeni we mu rugo rwa se. Amen. Mu gihe cya kera umusore yubakaga iwabo, akagenda ku munsi w'ubukwe yacyuraga umugeni. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mu rugo rwa data hariyo amazu menshi. Yari gahunda rero. Hano haranditswe ngo maze umucunguzi n'abacunguwe bakicarana mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Aravuga ati nk'uko umukwe anezererwa umugeni, niko Imana yawe izakunezererwa. Amen. Ntuzongera kwitwa intabwa, niko ahubwo uzitwa uwashyingiwe, kuko Uwiteka kwishimiye. Imana izakwishimira, inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Amen. Nshuti zanjye, Imana
izaruhukira mu rukundo rwayo. Abantu babiri bagiye kubana haba hagomba kubamo ufite urukundo rwinshi kurusha uwundi. Hagati y'itorero na Kristo ninde ukunda undi cyane? Kristo yakunze itorero agira gute? Araryitangira. Ubwo Yohana intumwa yahishurirwaga ibyo mu ijuru, yaranditse ati, numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu iri ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba agize gute? Yiteguye. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Amen. Icyo nashaka kuvuga ngiki, turi mu isi ariko turimo kwitegura ubukwe bw'umwana w'intama. Ndagira ngo mbabwire ngo ubu bukwe bushingiye ku isano dufitanye na Kristo. Urukundo ufitiye Imana, urukundo ufitiye ijambo ryayo, urwo ngurwo nirwo rufitanye isano cyane no kuzaboneka kuri urya munsi. Mu gitabo cyitwa Uburezi, paje 281, nahoze ndimo kuhasoma amagambo atangaje avuga ngo hagati ya Kristo n'itorero rye hariho isano ya bugufi kandi yera. Kristo ni umukwe, nawe itorero ni umugeni. Kristo niwe mutwe, nawe itorero rikaba umubiri. Ubwo rero kugirana umubano na Kristo bisaba kugirana umubano n'itorero rye. Amen. Ndakangurira abantu, uko umubano ufitanye n'itorero ugenda ugabanuka, uko umubano ufitanye na Kristo ugenda ugabanuka, ni nako isano ufitanye n'ubukwe bw'umwana w'intama igenda ikurwaho. Ukwiye rero gusigasira iki kintu. Muri Bibiliya harimo isomo nasomye ryanteye ubwoba. Buriya Siyoni cyangwa se Yerusalemu, itorero ry'Abayahudi ry'Abisiraheli, Imana yaryitaga umukobwa w'i Siyoni. Ndetse Imana aravugaga iti, ni njye mugabo wawe, ugomba kuntegereza. Ariko muri Zekariya igice cya 2 umurongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo yewe Siyoni we, wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, iruka ucike. Kubera iki? Imana yari ifite ubwoba yuko umukobwa w'i Siyoni niyicarana n'umukobwa w'i Babuloni, Imana yari ibizi yuko imyambarire n'imirimbo y'umukobwa w'i Siyoni izahinduka nk'iyi Babuloni. Imana yari ibizi yuko imibereho y'uburanga bw'umukobwa w'i Babuloni n'uw'i Siyoni iratandukanye. Imisengere y'i Babuloni, urukundo rwaho, gukura ibitekerezo ku musore umwe ugatekereza abasore benshi, niyo yari gahunda y'abakobwa b'i Babuloni. Kubw'ibyo rero Imana yafuhiye itorero ryayo. N'uyu munsi wa none, niba watangiye kugabanya isano ufitanye n'Imana, ukagabanya isano ufitanye n'itorero, ukaba urimo kongera isano ufitanye n'abasinzi, wongera isano ufitanye n'abasambanyi, wongera isano ufitanye n'abantu baramya ibigirwamana, abantu bumva Imana nta kintu ivuze, wakagombye kwiruka ugacika, kuko urimo urangirika, uzangiza ubukwe. Nshuti zanjye, nagerageje kureba ibintu 5 bishobora kwica ubukwe. Icya mbere ni ukumva amabwire. Satani akunda kutwumvisha amabwire, agatuma urukundo dufitanye n'Imana twumva rudahari. Ariko nagira ngo mbabwire, iyo ukunda umuntu bakavuga amagambo, barakubwira bati uko tukubwiye ibibi ku muntu mugiye kubana urarenza wiki, umukobwa ahita akubwira ati ibyo nabyo umbwiye birushijeho gutuma mukunda. None se niba uvuze ko iwabo nta kigenda, ukaba uvuze ko iwabo nta kintu bageraho, ukaba uvuze yuko nta n'umuntu w'iwabo uzwi, urumva njyewe nk'umuntu uzwi ntakwiye kubana nawe ngo amenyekane? Iturufu yose uzana ku muntu ukundana n'undi, iyo turufu uyizana ugira ngo batandukanye, ahubwo akaba ariyo ibunga. Nibyo nshaka kuvuga. Ikintu cyose Satani azazana ngo aguteranye n'urukundo rw'Imana, ahubwo jya ukifashisha ukundane n'iki? N'Imana. Mwikuremo ibihuha.
icya kabiri, gukunda ibintu kuruta uwo ukunda. Buriya nagira ngo nkubwire, ushobora gukundana n'umuntu ariko yarangiza akazaza kureba urukweto akabona rurasa n'uruhengamye, kandi ubwo wateresheje taro ngo uruhengure. Murimo kuganira ukabona arimo aragucekinga cyane, abantu bakamubwira baturiya n'imbwa, azakurira mu nzu uriya n'imbwa. Ariko nagira ngo nkubwire, mu rukundo iyo hajemo imibu, Yesu biyita abadivaniste, umva badushyira mu bibazo. Iyo bateguye amateraniro tuba tugiye mu kaga. Kubw'ibyo rero, kugira ngo tubavangire, mugende mubakundisha amafaranga, kugeza ubwo urukundo bakunda Kristo ruzagira gute? Ruzagabanuka. Mubakundisha amasambu, mubakundisha amafaranga. Aho bateraniye mujye mubashyiramo urujijo, mubatere kutumvikana, ku buryo ibyo bintu nimubikora tuzaba tubashyikiriye, tubatandukanye n'urukundo rwa shebuja. Mwari muzi ko inama y'abadayimoni yize kugira ngo urukundo twakundaga Kristo, twakundaga umurimo we, twakundaga abantu be, ruzimukire ku mafaranga. Karabaye ntikabaye. Nigeze kuyobora igitaramo, twari turimo gushaka amafaranga, umuntu arahaguruka, ndamwitegereza, murebye mbona amafaranga ari butange ni make. Afata mikoro aratangira, tumva, ndamubwira nivuga cyane, vuga bwangu, kandi turimo turashaka amafaranga. Ariko amaso yari yagize gute? Yari yambeshye. Kubera iki? Amaso ashaka amafaranga hari n'igihe aba atareba neza. Umuntu arangije ati ariko mwaretse nkavuga niba ari n'amafaranga ko nza kuyabaha. Ndamureka negerayo, aravuga. Arangije arabaza ati ibyo abandi bamaze gukora mumbwire ibibura. Ako namureba nanjye nkavuga nose ibibura kuko nibyabonetse nta ruhare yabigizemo, ibibura arabibasha. Amaso akurikiranya amafaranga nta kintu aha agaciro. Yarahagaze arangije aravuga ati abayobozi b'iyi korari baze kundeba, abantu baje gushaka igitaramo, mushyireho igitaramo, ibisigaye mu mbaza. Njya ku ruhande mbaza umuntu nuriya ni muntu cya, turiya muntu ntasanzwe, ntumurebe intambuko. Nshaka kubabwira iki? No muri iri torero nidukomeza kureba ikintu cyitwa amafaranga gusa, tuzahomba ibintu byinshi. Iyo ukunze urukunda amafaranga, Bibiliya iravuga ngo gukunda data wa twese ni kuba kugize gute? Kuri muri wowe. Ubu mwiteguye gusezera umurimo, mwiteguye gusezera mu makorari, abantu biteguye kubika ibitabo ababwirizaga, abagabo biteguye guhagarika ibyo bakoraga mu nzu y'Imana byose kugira ngo nabo batunge amafaranga. Ariko muri ya sanduku twaraye twize nimugoroba, ninde mwigeze mubona basashe? Cyokoze nigeze kubona muri Nigeria umuntu bashyinguye muri Hama, imodoka nziza cyane ifite ibipine binini imeze nka burende, bayimushyinguyemo. Ariko narebaga karitsiye barimo kumushyinguramo nkabona urutoki inyuma. Ubwo yabamariye iki? Ubonye niyo modoka yigurisha byibuze bakubakamo ruferina. Nyuma y'iminsi mike rero abajura baragiye barataburura, umurambo barajugunya, bafata imodoka baragenda. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, uru rukundo dukunze amafaranga rushobora kutwicira ubukwe. Hano twicaye aha hari abantu bahicaye bagiye bapinga abantu. Umuntu ukabona araho yaza kukurambagiza ukamubaza uti witwa nde? Ati njyewe wenda nitwa, reka nivuge, nitwa Flavie. Yarangiza ati ariko numvishe kera barakwitaga Rudomoro. Ubwo arimo arakwita ibizina bya kera kugira ngo agire gute? Hagupfobye. Warangiza ukambwira uti wanyemereye tukabana. Ati hoya rwose reka nkubwira, ahubwo uyu mukozi w'iwacu uriya aragukunda cyane, numvise akwemera kandi wafatiraho bigakunda nabikugiramo. Warangiza ukavuga uti rero ubwo byanze reka n'ubundi uru rugo nirwo rurimo amakuru yanjye, reka no kwiha rubanda, ukiteretera umukozi wo mu rugo mukagenda mukabana. Umukozi wo mu rugo akagenda agashishikara agacuruza inyanya, nawe ukagenda ukubaka, ukava ku buye ukaba umufundi, bakakwizera ukazaza uhagararira inzu ugahinduka enjeniyeri.
kera yazaza bakamubwira bati dufite umushyitsi udasanzwe uri budusure, ukajya ahantu ugacacana, wajya kubona ukabona Rudomoro yinjiranye n'umugore we. Ibintu byaragize gute? Uhita utangira ugakubita akarenge hasi uvuga uti iminsi ntivuga we. Ubu hari abantu bagenda bajegera bahiye kubw'amahitamo apfuye bagize gute? Reka ngira ikintu mbabwira, nimuramuka muhisemo amafaranga muzahomba ibirori byo mu bwami bw'Imana. Cyo ni ikintu cya kabiri, urukundo rw'amafaranga. Iyo ruzamutse mu mukobwa ugiye gukora ubukwe, byanga byakunda babona abafite amafaranga arababona agata uwo bagombaga kubana. Itorero niriramuka rikunze amafaranga gusa rizakura intumbero kuri Kristo. Cya gatatu cyica ubukwe, guca isano, ntimuvugane mu gitondo na nimugoroba. Ubundi buriya urukundo ndagira ngo mbabaze, ari umusore ari n'umukobwa, ninde uba ukeneye amagambo ya mu gitondo na nimugoroba? Ni bombi. Kuko telefone iyo utayibonye mu gitondo na nimugoroba urahita uvuga uti bamujyanye tu. Dawidi yabwiye Imana ngo mu gitondo, mu gicuku cya mu gitondo uzaza wumva ijwi ryanjye, kandi na nijoro ijwi ryanjye uzaryumva ngutakira kandi ngushima. Isano ufitanye n'Imana ifitanye isano no gusenga mu gitondo na ryari na nimugoroba. Ibintu byo kuza gusa ku isabato saa 5 gutya bapfukama bagiye gusengera amaturo akaba ari gusenga, ufite ikibazo. Ubukwe bwawe burimo burapfa. Ikintu cya kane cyica ubukwe, kubona hari ibyo ushaka kugeraho ntubibone, ukicuza ko kuva mwamenyana n'uwo mugiye kubana hari abagufitiye akamaro bagucitseho, ugatangira kwicuza. Ukavuga uti rero abantu kuva yaza uyu nguyu tukaba inshuti, hari abantu benshi twari inshuti, ntabwo naburaga lifti, ntabwo naburaga amafaranga, sinaburaga abo tugendana, ariko nukubera iki nyuma yuko nemereye yuko tugiye kuba inshuti kandi tuzabana, kubera iki abantu bagiye biheza. Ni nako bigenda ku muntu umaze kwakira agakiza. Mwebwe babatijwe utangira kubona abantu batangiye kukwanga, ibintu washakaga ntago bigeraho, ariko Imana ibishaka kuva muri abo bantu kugira ngo ijye kurwanaho yonyine. Kubw'ibyo rero ukwiye kutagira ikintu wibaza ngo mu minsi ya kera nkiri umupagani, nkinywa inzoga, nkisambana, kuki nari mfite inshuti zimfasha ubu nkaba ntazifite? Ubu Yesu niwe nshuti yawe. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ikintu cya gatanu, kwibwira kuri mwiza ntiwiyiteho warangiza ukadamarara. Nta kintu kibabaza nko kwibwira yuko uri mwiza, wakureba mu ndorerwamo ukabona uri mwiza, warangiza ukabwira umuhungu ukamubwira uti njyewe rero ujya uza kuntereta nushaka uzabireke, ndi mwiza sinaburunjyana. Abakobwa bafite uwo mutima basazira iwabo kandi ari iki? Ari beza. Mu rukundo dufitanye na Kristo, iyo dutangiye kwibwira ko turi beza turangirika. Kubera iki? Ni inshingano za Yesu kuduhindura beza. Iyo watangiye kwibwira rero kuri mwiza, nta cyaha ugira, ari wowe ukiranuka, Kristo umushyize ku ruhande, ni nkaho umubwiye uti ubukwe bwanjye nawe nta kintu ntabwo buzaba. Bibiliya hari isomo nasomye ryantangaje. Umukobwa w'i Siyoni ufite uburanga bwiza wadamaraye, ngiye kumuca. Ubukwe ni ikintu gikomeye. Uramutse ugiye gukorana n'umuntu ubukwe, yarangiza akakubwira ati rero ndabyemeye, ku munsi w'ubukwe nta kibazo, ariko njyewe ntago nzambara imyenda y'abageni, nzambara bubu nziza cyane. Ku munsi w'ubukwe wamwambika bubu, simwe mbazara? None se iriya myenda y'ubukwe ifite icyo isobanuye? Kare agatimba bambara gafite icyo gasobanuye. Kubw'ibyo rero umuntu yitwa umugeni kubera ko ari muri iriya myenda. Niyo mpamvu muri Matayo 22 umurongo wa mbere kugeza kwa 14 Yesu yavuzemo igitekerezo cy'umuntu yakuteguye ubukwe, abantu bagombaga kubuzamo, ariko ategeka yuko abantu bagomba kwambara n'umwenda w'ubukwe. Ngo agarutse asanga hari umuntu utambaye umwenda, aramubaza ati mugenzi wanjye bimeze gute? Bibiliya iravuga ngo nawe arahora rwose.
uwo muntu ngo baramuteruye bamujugunya hanze aho bazahekenyera iki? Amen. Reka ngire ikintu mbabwira. Kuba Kristo yaradutoranyije tukaba twiteguye ubukwe, ndagira ngo ngusabe wibuke gushakisha umwambaro w'ubukwe. Umwambaro w'ubukwe ni ikintu gikomeye. Twebwe dukora ubukwe kubera ko umuntu yabaga arimo guhumekera mu kwaha saba barabizi. Hari ukuntu utegura ubukwe ukumva urahumekera mu kwaha, wajya kwisaka ngo wumve kuhumeka ntukora, ahubwo ugakora ngo wumve kuko ibintu byanze. Umukobwa yakoraga tekinike yo kubanza akabona ikanzu, nawe ukabanza ukabona ikoti, ibindi bikazagira gute? Bikakurikiraho. Nta muntu nari nabona ushaka ikanzu y'ubukwe ku munsi w'iki? Ubukwe. Bwaba ari ubujiji bukomeye. None ubu ntitwicaye hano hari abantu bategereje kuzaba abakiranutsi dimanche yatangajwe. Ubwirwa n'iki kutazajyayo ku isoko ugasanga imyenda yagushiranye? Icyo udashoboye uyu munsi ntuzagishobora. Ndashaka kubabwira iki? Ndashaka kubabwira yuko isano iri hagati y'umukwe n'umugeni ni isano ibisaba ubwenge, isaba umwanya, gutekerezanyaho, kwishimirana. Umuranga agakora akazi ke, ariko nawe ugakora inshingano zigize gute? Zikureba. Nshuti zanjye, mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 19 harimo amagambo badusomeye. Ni amagambo akomeye. Duturuke ku murongo wa 5. Ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti, nimushime Imana yacu mwambata zayo mwese mwe, namwe abayubaha, aboroheje n'abakomeye. Numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba agize gute? Yiteguye. Kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'iki? Yabera. Ubu abantu bazajya mu bukwe bwo mu ijuru, Imana irimo irabambika imirimo myiza, irimo irabambika imico myiza, irimo irabambika umutima w'impuhwe, irimo irabambika umutima wo guca bugufi, irimo irabambika umutima wo kwita ku bantu, irimo irabambika umutima wo kugira icyo bamara mu nzu y'Imana, no kuba inkingi zikomeye mu miryango yabo. None nagira ngo nkubaze, ntushobora kuba wicaye hano iyi kanzu wari warayihawe ikaba yaracitse ku kibuno? Hari ukuntu kera umuntu yicaraga ku mutumba, ugashaka ahantu hamanuka, ukazaza uzamukana umutumba ukawushyira hejuru, ukamanura akabuno neza ku mutumba, ukamanuka we wagera epfo ukongera ugaterera. Abaragize uti nta kintu kirusha umutumba umunyenga rwose. Wajya gutaha wakwikora ku kibuno ukumva intoki zirimo ziragerayo neza neza, kibaza uti se byagenze gute? Naho umunyenga warangije ikanzu, ariko imbere urimo urabona umwenda ugize gute? Uruzuye. Reka mbabwire, iyi minyenga y'ibyisi, iyi minezero, aya maraha, ibi by'isi, iyi mirengwe, iyi minsi mikuru, ubu buzima bwo kunezeza iruba, kamere n'irari n'iruba, muzashiduka umwenda wabacikiyeho. Nagira ngo ukangukire ubuzima bwawe. Mu gitabo cy'Umugenzi nasomyemo amagambo akomeye nifuza yuko dusangira. Iki gitabo cy'Umugenzi, icyigisho cyacyo gisoza ni icyigisho cyitwa iteka nta bwenge yaciriweho. Iyo mvuze nta bwenge, abo twiganye ku isabato ubwo mwamwumvise. Ubu rero uyu munsi nta bwenge yageze ku rurembo Siyoni, agezeyo rwose. Nuko nkebutse mbona nta bwenge ageze kuri rwa ruzi, arwambuka vuba, we bitamuruhije nk'abandi, kuko yahasanze umusare witwa Mwiringira ubusa, aramwambutsa, amwambukiriza mu bwato bwe,
maze aterera wa musozi nka babandi ngo ajye kuri rya rembo, ariko agenda wenyine, ntihagira ujya kumusanganira ngo amuramutse cyangwa amuhumurize na hato. Binjira mu rurembo Siyoni, ageze kuri rya rembo we arararama. Urumva Mukristo na mugenzi we barinjiye, bamaze kwinjira urugi rugira gute? Rurakingwa. Nta bwenge nawe, yakoresheje tekinike ze zose, aho yageraga akagera aho bihanira we yarakataga. Bakamaza batari ko kutihanye bimeze gute? Ati ibyanjye ntibikureba, icy'ingenzi ni ukuba umusirimu mu mutwe we, uzajya mu ijuru kandi nanjye nzagira gute? Nzarijyamo. Bakamubwira bati se uru rwandiko dufite ko twaruhawe umunsi twahabwaga iyi kanzu. Nta bwenge akabwira ati nimwambara ibyo mwambara, icy'ingenzi ni ukugera mu rurembo, icy'ingenzi si amakanzu. N'ibyo bipapuro mufite nanjye nshatse nagira gute? Hari abantu baba ari abakoboyi mu rugendo rwose, ariko noneho ari ku rurembo kabaye, arararama areba ibyanditswe hejuru ya rya rembo, arakomanga yibwira ko bamukingurira vuba, maze ba bantu bamurungurukira hejuru y'irembo baramubaza bati urava he, urashaka iki? Arabasubiza ati twariraga imbere y'umwami tukanywera imbere ye, akigishiriza mu nzira z'iwacu. Ikibazo bamubajije n'igisubizo yatanze murumva ari bimwe? Barabaje ngo urava he kandi urashaka iki? Arangije ati twariraga. Murumva ibyo bintu bihuye? Igisubizo yatanze avuga ngo twariraga imbere y'umwami. Nibyo koko baririye imbere y'umwami, ariko umwami ntiyabagaburiye. Ikindi kandi yarakomeje avuga ngo twariraga imbere y'umwami tukanywera imbere ye, akigishiriza mu nzira z'iwacu. Murumva yarigeze avuga ati njyewe ndi umwigishwa we? Ntiyigeze yigishwa na Yesu n'umunsi umwe. Icyakora Yesu yigishirizaga muri karitsiye yabo. Ubu buhamya bwari bupfuye. Noneho rero barangije maze bamubaza urwandiko rwe ngo barujyane barushyire nyir'ururembo umwami. Umugabo bita nta bwenge ashakashaka mu myambaro ye, agira gute? Akombabaza. Ubundi yagendaga atabizi ko nta rugo afite. Buriya rero hari ukuntu umuntu ajya ahantu muri resitora akarya abizi ko nta kintu afite, kazababwira ati biriya ni ibiki? Bati ni isambusa irimo amagi abiri, mukizane nacyo. Akagitikura akakivovora, yajya kubona akabona umuntu arimo ararya ibintu bivangavanze amabara. Ibise byo ni ibiki? Bati rero iki ni ikigati bita hamburger, mukizane nacyo. Bakakizana. Yarangiza yemuko kurimo gutinda kunkorera fagitire, abizi ko nta kintu agize gute afite. Warangiza ukamuzanira fagitire, ati none se momo yanyu irakora cyangwa ni kode? Abizi ko nta kintu kirimo. Muti byombi birimo birakora, ariko ushatse watanga na kashe mu ntoki. Oya, ndabona network azanze kandi kode ntago njya nzikunda cyane, reka ahubwo nyarebe. Akisaka kazaza akora. Bigenze bite so? Oya da, ubuse babikora? Ntago babikora. Ako muri gare Nyabugogo nabo nabagome. Ubu hari umuntu wantinyuka ugatangira utize bigenze gute? Oya ni impamo, nari mfite inote nk'esheshatu za 5, imwe ya 2 n'eshatu za 100. Ubuse zigiye he? Oya da, ibi ntago bishoboka. Nta bwenge yageze ku rurembo rwo mu ijuru yisaka ibintu nawe abizi ko atagize gute? Atabifite. Ikibazo mfite uyu munsi, ibyo utarimo kubika uyu munsi uzabyisaka ubizi ko ntabyo ugize gute? Ntabyo ufite. None se reka ngiki mbabaza, ubu ko mwicaye aho, abo kwiriza ubusa byananiye ntimwiyizi? Abo kwihana byananiye ntimwiyizi? Ubu se nta muntu uri buve hano ajye gutungwa n'icyaha? Ariko abantu benshi iyo murimo kugana kubwira ati mwijuru tuzajyayo, ababwiriza turimo kuvuga uburyo tuzicara, abaririmbyi bavuga uburyo ngo bazarya, buri muntu wese avuga icyo akunda. Ariko twese turabizi yuko urupapuro turimo kwisaka ntarwo tugize gute? Ntarwo dufite. Nta bwenge arangije baramubaza bati ntarwo ufite? Ntiyagira icyo abasubiza na gito. Babibwira umwami, baramubwira bati uriya mugabo twebwe tumubwiye ibyangombwa, tumwatsa urwandiko,
twamubajije aho ava n'ikimugenza twabiyobewe, tumwatse n'urwandiko arimo arisaka nk'umuntu warwibwe. Babajije umwami yarababwiye ati rero uriya ni umutubuzi ni umutubuzi, mumuterure mumujugunye, ntihagire n'ibindi bintu mumubaza. Ngo baraje baraterura barajugunya, ngo hahandi abantu bazahekenyera iki? Hakoreka njye ikintu babwira, koko dutuburira abantu tugera no ku rwego dutuburira iki? Imana. Mwami Yesu rwose ndagukunda mwami, imirimo yanjye izagira gute? Wowe urimo urapanga yuko nuhura n'umuntu uzamunigisha bakamwica kubera ko yakize mbere yawe. Wicaye ahantu urimo urashaka kwica ubukwe bw'abandi, mu mutima wawe wahobeye umuntu mwiganye, ubona afite imodoka, ishyari rirakwica kuko ari wowe waguze igare mbere ye. Warangiza ngo imirimo izabyerekana ibiza. Byarangiye nta bwenge abuze ubugingo. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, uyu munsi reka ubu munsi udasanzwe wo kuzamura isano dufitanye na Kristo. Dushaka urwandiko twibikeho ikanzu tuyimesheshe amaraso ya Yesu, kandi niturangiza Imana tuyisabe kuba maso. Ubu bukwe bwacu buregereje, kuba turi itorero ryiza nta kintu bivuze. Baca umugani ngo umukobwa mwiza yaheze yego, kandi ubwiza bw'umukobwa bushobora kumugeza ibwami, ariko iminsi azahamara iterwa n'imico ye. Ndasaba Imana rero ubwira itorero twatoranyijwe tukaba dufite aya mahirwe, Imana iduha imico ihuje n'ubwami tugiye kujyamo. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha kandi bakomeze. Bishoboka ko waba urimo kwibwira kuri mwiza, ariko ukeneye kuza, ukeneye kwiga kuri iyi myiteguro, wifuza kongera gusaba Imana ngo urukundo ayikunda rwongere rugira imbaraga, kandi Imana imuha imyiteguro ishyitse. Niba uhari tera intambwe uze dusenge. Uhari nashaka bumwe avuga ati mwami Yesu, ndifuza kubaka isano yanjye nawe. Hagiye havukamo ibibazo bitandukanye, nacitse intege, nigeze kuba inshuti yawe ariko siko bikimeze, nigeze kugukorera ariko siko bikimeze. Mpimbaraga zo kubaka isano mfitanye nawe. Uyu mwanya ndakurarika mu izina rya Yesu, ngwino hano dufatanye gusenga. Imana ibaha umugisha. Mwene data, Imana iguha umugisha. Icyakora abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Wowe ubwawe uburyo ubanye n'Imana yawe, niba hari undi nashaka umwe atera intambwe ze, tugeze mu gihe cyiza gikomeye kandi kidasanzwe. Abakurikira Yesu bazaka nk'inyenyeri. Rero nimukunde umukiza niba mushaka kuzabana nawe mu bwami bwe. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo duhaguruke turirimbe indirimbo yacu isoza. Mu gihe turaba turimo kuyiririmba, uwifuza kwegera Imana, wifuza kuzambikwa ikamba ryo kunesha, atera intambwe. Ntabwo twasoza tudatanze aya mahirwe. Bishoboka ko uyu munsi wakubera umunsi mwiza wo kongera kugarura ibihe byiza wagiranye n'Imana kera, bikaba byarakamye bitewe n'ibigeragezo, bitewe n'amakuba, bitewe n'ubushobozi bw'amafaranga wabonye cyangwa wabuze, bitewe n'intambara Satani yagucanyeho. Ariko uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kubaka isano. Icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubwo bushobozi nawe urabukeneye. Nshuti yanjye, ngwino wongere wubake ikiraro, ngwino wongere wubake urwego hagati yawe n'Imana. Imana ibaha umugisha. Turirimba mutera intambwe mwiyegurira Imana. ubwo Yesu azagaruka kujyana be bose bereye kumuyoboka n'abatoni be bazakanga inyenyeri zitatse kw'ikamba rye, bazatangaza cyane bakize rwose ubwo azaza
bakize bose. Yemwe bana bakunda umukiza, abakunda n'abatoni be, bazakanga inyenyeri zitatse kw'ikamba rye, bazatangaza cyane bakize rwose. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abana bawe twongeye kuza imbere yawe tugushimira yuko waduhaye umugisha, waradutoranyije. Itorero ryawe urarikunda udahereye ku bwiza ahubwo ku bw'isezerano. Watumye abandi bantu badutangarira. Turi mu gihe turimo kwitegura ubukwe bw'umwana w'umuntu. Uturinde kugira ikindi kintu cyaturangaza. Uduhe kubaka isano dufitanye nawe, uduhe kukuba hafi, kandi ku manywa na nijoro haboneka ibiganiro hagati yacu natwe, kugira ngo urukundo rwacu rusagambe, kandi ubwo ugiye kugaruka bidatinze uzasange turi abakobwa b'abanyabwenge. Tukamanye n'abana bawe bashaka gusubizaho isano. Uko byari bimeze kera siko bikimeze. Ntibabonye umwanya wo gupfukama ngo bagusenge. Intege nke zarabafashe, ibibazo n'amakuba byarabugarije. Barangije amakuru mabi aturuka kuri Satani ababwira yuko utakibakunda ndetse utakibitayeho. Ibyo byatumye rero bumva bazinutswe, ariko uyu mwanya urukundo rwawe rwongeye kwinjira muri bo, rurabakanguye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubwo korari imaze kuririmba indirimbo idasanzwe yerekana yuko isano dufitanye nawe ariyo sano iduhindura abana bawe, ngwino ugire icyo ukora mu buzima bwacu, kandi aba bana bawe bakirwe n'ibiganza bitari iby'umwana w'umuntu, bakirwe n'ibiganza byawe. Buri wese muri bafite isezerano. Natwe abari hano twakumenye kera, turifuza yuko ugira icyo ukangura mu buzima bwacu, kugira ngo twongere dutekereze cyane, tutamera nka nta bwenge wisatse ku munsi wa nyuma abizi ko nta kintu afite. Uturinde kwihagararaho mu buzima bwacu, uduhe ikanzu yera, uduhe urwandiko turubike, kugira ngo umunsi wo kurwisaka tuzasange turufite. Yaba abaririmbyi, yaba ababwiriza n'abakuru b'itorero baraha, ndabasabiye ngo ubahindure abaranga bazima. Uduhe kugira ngo dutunge urutoki, twerekane umukwe nyakuri, kandi igihe cyose tuzaza tubona ibintu byagenze neza, umukwe yicaranye n'umugeni, icyo gihe aba aribwo tuzashima yuko imihati yacu itapfuye ubusa. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. muri isi yubitswe n'ibyaha, dukomezwa n'amahoro ya Yesu, Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.